data namwe bashiki bacu ndabaramukije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mu gitondo cy'uyu munsi nkabashimira Imana ko nk'uko twayisabye ku cyumweru gishize ko nibishaka zadukingurira umuryango kugira ngo twongere dusangire jambo ry'ukuri ku meza ye. Niyo iturinda, niyo iturwanirira, niyo ituzigama, kandi ni nayo idukingurira umuryango kugira ngo twinjire mu bushake bwayo. Niyo mpamvu tuvuga ngo ishimwe n'icyubahiro bimugarukire. Mbere yuko fungura ibyanditswe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, tukaba dufata akanya ko gusenga kugira ngo Uwiteka ubwe amanuke ahagarare hano amirize ijambo rye. Turimo kumva ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura, la part réservée au fils premier-né, umugabane ugenewe abana
b'imfura ariyo mu gifaransa bivuga ngo la part réservée au fils premier-né. Kadusenge dusabe Uwiteka kugira ngo adushyirire ijambo rye. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, ndagushimira mu gitondo cy'uyu munsi kutugiriye ubuntu. Utwongeye mwami kubaho, guhumeka umwuka w'abazima, kuko nta shiti ufitanye imigambi n'abana bawe, ufitanye imigambi n'itorero ry'abana b'imfura. Hari ubushake bwawe buri hejuru y'abana bawe mwami, mu gihe cyose bakiri kuri iyi si. Niyo mpamvu usoza ubushake bwawe. Nkaba ngusaba kugira ngo muri aka kanya, kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, wemeye ko turambura byanditswe byera kugira ngo duhamirize ijambo ryawe. Mwami wacu Yesu Kristo, uhagarare hano uhamirize ijambo ryawe. Jyewe ntacyo nshoboye, ndi umwana w'umuntu. Jyewe mwami ntacyo nabwira abana bawe bateze amatwi iri jambo, ariko mwami nk'uko byanditswe ngo ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Mwami wacu Yesu Kristo, nk'uko byanditswe ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, ngo azampamiriza, ngo ntazavuga ibye, azafata ibyanjye abibamenyeshe. Ndagusanga umwuka wera mwami aze ahamirize ijambo ryawe, aha abana bawe umugabane wabo, umugabane w'imfura, umugabane uticuzwa, umugabane wuzuye, umugabane ukwiriye. Ngwino mwami uhamirize ijambo ryawe, tegurira neza, tumanyurire umutima, haze ubugingo bwacu muri aka kanya keza gato duhaye, katubera k'igiciro. Tangirane nanjye muri aka kanya, sozanye nanjye, wiyeshe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nk'uko twabyumvise ubushize, turi mu ijambo rivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura, la part réservée au fils premier-né. Ndagira ngo usome mu Itangiriro 25 umurongo wa 5 na 6, nubwo ubushize twahasomye ariko nshatse ko tuhagarukaho. Genèse au chapitre 25 du verset 5 au verset 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Au verset 6. Il fit des dons au fils de ses concubines, ariko ahimano abana b'abajabe. Et tandis qu'il vivait encore, kandi akiriho, il les envoya loin de son fils Isaac. Abo abirukana abajyana kure y'umwana we Isaka, du côté d'Orient, ku ruhande rw'iburasirazuba, dans le pays d'Orient, mu gihugu cy'iburasirazuba. Mwami Imana suko umugisha kw'ijambo rye. Hano hari ijambo ryiza cyane dushingiraho rivuga ngo Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Abraham donna à Isaac tous ses biens. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Isaka ugereranywa n'umwami wacu Yesu Kristo. Isaka ikinege cya Sara. Isaka wavutse nk'uko isezerano ribivuga. Umugabane we
ntabwo ari igice cy'umutungo wa se. Umugabane we ntabwo ari impano mu by'umutungo wa se. Umugabane we ni umutungo wa se wose. La part d'Isaac, le fils promis. Umugabane wa Isaka, umwana w'isezerano. C'est tous les biens de son père. Ni umutungo wose wa se. Ce ne sont pas les dons, ni une partie des biens de son père. Ntabwo ari impano kandi si igice cy'umutungo wa se. Mais c'est tous les biens d'Abraham qui ont été donnés à Isaac. Ariko ni umutungo wose wa Abrahamu wawe Isaka. Umugabane w'abana b'imfura ariwo torero ry'umugeni wa Yesu Kristo ni umutungo wose wa data, ni umutungo wose w'Imana. Kandi uwo mugabane tukaba turaganwa na Isaka, tukaba turaganwa na Yesu Kristo, nk'uko ibyanditswe bibivuga mu Baroma 8. Turahasoma Abaroma 8. Mu gice cya 8 murongo wa 17. Rome 8 verset 17. Rome chapitre 8 au 17e verset. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Baroma 8, murongo 17. Kandi ubwo turi abana bayo, turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Isaka ni ikigereranyo cya Yesu Kristo. Isaka, umwana w'ikinege, Jésus Christ, le fils unique de Dieu. C'est bien lui, le fils promis, à qui toute chose a été destinée. Yesu Kristo, umwana w'ikinege wase, umwana w'isezerano, niwe Isaka yagereranyaga. Isaka, c'était le type de Christ. Isaka, mu isezerano rya kera, agereranywa na Kristo. Niyo mpamvu ku musozi Moriya yagombaga kuba ari muzima kugira ngo ibyo Imana yavuze ibisoze. Niyo mpamvu nubwo umwami wacu Yesu Kristo yazamutse i Golgota ngo acungure itorero, byasabye ko azuka kugira ngo itorero ry'Imana nzima rishobore kwinjira mu mugabane waryo. Iyo atazuka, uyu murage ntawo twari kubona. Abana b'imfura turabaragwa. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Turabaragwa, abaraganwa na Yesu Kristo. Isaka ya umugabane wose. Abrahamu ya Isaka ibyo byose, ariko abana b'imfura abaha impano. Iri ni
ijambo rikomeye. Iri ni ijambo risaba guhishurirwa. Bivuze ngo Ismaili mwene Hagari. Iyo usomye hano mu Itangiriro 25 uhereye ku murongo wa mbere usanga yuko inshoreke ya Aburahamu itari imwe. Hari n'abitwa ba Ketura. Yagize inshoreke nyinshi, abyara abana b'inshoreke benshi. Nubwo Bibiliya igarukaho cyane ari Ismaili, n'umugore igarukaho cyane ari Hagari, kuko niyo nshoreke ya mbere mu ntege nke z'abantu, mu kurambirwa kw'abantu, mu kwireba mu ntege nke za Sara, mu bucyacuru bwe, akabona ko atakigifite ubuzima bwatuma asaba, akirebaho. Aho kureba ku isezerano aravuga ati mutware wanjye Aburahamu, Imana yaravuze simbihakana, ariko se ubu koko urabona ibi bintu wirebyeho ukandebaho? Kubera ko Imana yo yitanze isezerano ifite n'imbaraga zo kurisoza, ariko twebwe abantu iyo twirebyeho ducika intege. Niyo mpamvu mu ntege nke z'abantu havamo ibyemezo bitajyanye n'ubushake bw'Imana. Mu kwirebaho kw'abantu havamo ibyemezo binyuranije n'ijambo ry'Imana. Ariko abana b'Imana, bana b'isezerano, duhamagarirwa kureba ku isezerano, kureba ku cyo Imana yavuze. Niyo mpamvu Sara yirebyeho abwira Aburahamu atoya, icyangombwa ni uko muri uru rugo rwawe habamo umwana. Byaba byiza wegereye Hagari. Twarabibonye ubushize, ndabikwemereye ngo yarushya, ariko nk'uko twabyumvise ubushize, intambara zose Isirayeli irwana n'ubu zishamikiye ku rubyaro rwa Ismaili, ku Barabu bakomoka kuri Ismaili. Kandi mu buryo bw'umubiri Ismaili ni mwene Aburahamu. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwiye ngo Aburahamu yahaye Isaka ibye byose. Itangiriro 25 umurongo wa 5. Ariko umurongo wa 6 ngo abana babaja yabahaye Imana. Yafashe mugi abaha Imana, ariko Imana zitari iz'umugisha, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abajyana kure y'umwana we Isaka, abavana muri gakondo. Umwana w'isezerano atura muri gakondo. Abana babaja abavana muri gakondo, abaha Imana, arababwira ngo nimugende muzerere. Mu yandi magambo abavana mu maso ye. En d'autres termes, les a renvoyés loin de sa face. Ariko abana b'Imana batura muri gakondo. Abana b'Imana barako gakondo bagayituramo, bagatura mu ijambo, bakaba imbere y'amaso yese. Les enfants de Dieu héritent de l'héritage de leur père, et ils demeurent dans cet héritage. Ils demeurent devant la face de leur père. Abana b'Imana munyuveneza, abana b'imfura umugeni wa Yesu Kristo, umugabane wabo n'umutungo wa se, umugabane wabo n'umutungo wa data. Uyu mutungo wa data ni ijambo ry'ukuri, kandi umwanya wabo nukuguma muri gakondo, nugutura muri iryo jambo, bigatuma batuma mu maso ya se. Haleluya! Umwanya w'itorero, umwanya w'umugeni, si ukugendera imbere y'abantu, nukugendera imbere y'Imana, batuye muri gakondo. Ariko abana babaja baragwa impano, bakajya kure y'amaso ya data. Mu gihe udahishurirwa ijambo, mu gihe udahishurirwa ijambo ry'ukuri, ntushobora kubona mu maso y'Imana, ntushobora gutura imbere y'Imana, ntushobora kuba mu maso y'Imana. Amaso y'Imana ni ijambo ryayo. La face de Dieu, c'est Christ révélé.
amaso y'Imana ni mu gihe Kristo yishuwe. Turabisoma mu Bakorinto ba kabiri igice cya 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Turara ku murongo wa 3 tugeze ku wa 6. Si notre évangile est encore voilé, niba ubutumwa bwacu bugitwikiriwe, il est voilé pour ceux qui périssent, butwikiriwe ku barimbuka. Bivuze ngo kubaha ubugingo, ubutumwa buratwikuruwe, burahishuwe. Murongo wa 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ubutumwa butwikiriye ku banangiwe imitima, ab'Imana y'iki gihe yahumye ubwenge. En ceux qui ne voyaient pas briller, kugira ngo batabona kurabagirana la splendeur de l'évangile, ku butumwa bw'ubwiza de la gloire de Dieu, bwa Kristo, qui est l'image de Dieu, ariwe shusho y'Imana. Murongo wa 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, ntabwo twibwiriza ubwacu, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Yesu Kristo umwami tubwiriza. Et nous disons vos serviteurs à cause de Dieu, kandi twebwe turabagaragu banyu kubw'Imana. Murongo wa 6. Car Dieu qui a dit, kuko Imana yavuze iti, la lumière brillera du sein des ténèbres, umucyo uzaka uturutse hagati mu mwijima. Enfin briller la lumière dans le cœur, yatumye umucyo waka mu mitima yacu, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ndabisoma mu Kinyarwanda. Korinto ba kabiri 4 murongo wa 3 kugeza ku wa 6. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ariwo shusho y'Imana utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu kubwa Yesu. Murongo wa 6. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Aha ni mu gihe cy'irema, Imana ivuga ngo habeho umucyo, ngo Imana itandukanye umucyo n'umwijima. Niyo yaviriye mu mitima yacu. Uyu ijambo ryo ryaremye umucyo, mu gihe Imana avugaga ngo que la lumière soit. Imana avuga ngo umucyo nubeho, kandi yadi que la lumière soit. La lumière fut. Habeho umucyo, kandi umucyo ubaho. Niyo yaviriye mu mitima yacu. Muri ubwo buryo Imana yaremye umucyo, n'ubu Imana y'ijambo ryayo yatse umucyo mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Bivuze ngo iyo mucyo w'ijambo watse mu mitima y'abana b'Imana, ako kanya babona mu maso y'Imana, babona kuraburagirana kwa Yesu Kristo, ariwe maso y'Imana. Niko mu Bakolosayi 1:15 bavuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Niko muri Yohana 1:18 yavuga ngo ntawigeze kubona Imana, nk'umwana wawe w'ikinege niwe wayimenyekanishije. Yohana 1:18. Jean chapitre 1 verset 1er. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est son Fils unique qui l'a fait connaître. Abakolosayi 1:15 ngo niwe shusho y'Imana
itaboneka. 1 Corinthiens 15, chapitre 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Non, hano ijambo riratubwiye ngo mu Bakorinto ba kabiri 4 umurongo wa 6 ngo iyo umucyo umuritse duhita tubona Imana mu maso ha Yesu Kristo. Bivuze ngo Abraham ya Isaka ibye byose ariko abana babaje impano bigenda bite? Abirukana kure y'amaso ye. Ushobora kubona Imana ariko utabona Kristo mu ijambo rye, ibyo ntibiguhesha kubona mu maso ye, bigatuma wirukanwa ugatora kure. Ndasubiramo, umugabane ugenewe abana b'imfura n'ijambo ryose, n'ijambo rishuwe, kandi uwo mugabane uduha gutura muri gakondo, bikaduhesha guhora imbere y'amaso ya Data. Haleluya! Uwo mugabane uduha gutura muri gakondo, bigatuma tuguma imbere ya Data. Hari igihe Mwami wa Yesu Kristo yagiye gusura Mariya na Marita, avuga ijambo rikomeye ryerekana ikinyuranyo, ryerekana uruhagarariro rw'umugeni, ryerekana umugabane w'abari b'abanyabwenge, ryerekana uko abana b'Imana batandukanye n'abishakira imirimo. Nk'uko twarabyumvise jambo ritubera ryiza, twarabyumvise ku imirimo y'abera. Ubisomye mu Befeso cya 2 guhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10, ko ari ubuntu bw'Imana, ko ari imirimo abera bagenewe. Ubisomye mu Byashara na 19 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, cyane cyane ku murongo wa 8, ku imirimo y'abera, kwikanzu, umwambaro w'ubukwe, ari imirimo y'abera. Wabihuza no mu Befeso 2 murongo wa 10, ugasanga atariyo bihimbira, ariyo bagenewe, ugasanga ariyo bahabwa n'ijambo. Wajya muri Zakariya 3 murongo wa 4, ukabona uko Yesuwa yambuye imyenda y'ibizinga. Jambo ry'Imana rigategeka ko bamwambika umwambaro w'umusibukuru, l'habit de fête. Mwuka wera gahita dusobanurira yuko Imana niyitwambura ibizinga ikatwambika gukiranuka kwayo, nta mbaraga zacu zirimo, nta wundi watudodera uwo mwenda. Abana b'imfura bari muri gakondo, abana b'imfura bari mu ijambo, abana b'imfura bizera ijambo, abana b'imfura baragwa ijambo, abana b'imfura batungwa n'ijambo, abana b'imfura bambara ijambo, abana b'imfura bezwa n'ijambo, abana b'imfura batsindishirizwa n'ijambo. Twarabibonye, urubanza rutangire mu nzu y'Imana, urubanza ruri mu nzu y'Imana. Ibyo wabibona muri Petero 4 murongo wa 17. Bwira bw'Imana Petero aratubwira ngo urubanza rutangiriye mu nzu y'Imana, abatizera bazahungira he? Suko Imana ibera, suko Imana idakiranuka. Ikitubuza kuzakirwa urubanza hamwe n'abatizera nuko twemera urubanza rwo mu nzu y'Imana. Ce qui nous préserve d'être jugés au jour du jugement avec les Écritures, c'est parce que nous acceptons le jugement qui est dans la maison de Dieu. Et ce jugement, c'est le jugement de la parole, de vérité. Mais c'est le jugement de la grâce. C'est le jugement du pardon. Si un cœur qui accepte la parole de vérité, accepte d'être jugé et de se détourner de ce qui est condamné par la parole, le Seigneur lui-même pardonne cette âme. Le Seigneur lui-même lui donne un habit de fête. Umutima wizeye ijambo, umutima wakiriye ukuri, umutima umenetse wemera urubanza rwo mu nzu y'Imana,
ukakira ijambo ry'Imana, imbabazi z'Imana zirawugenewe, imbabazi z'Imana ziwugeraho. Urubanza rw'abizera ruri munsi y'Imana. Petero wa mbere 4 umurongo wa 17 muzasoma nibwo ibyandikwa bivuga nk'uko urubanza ruherewe munsi y'Imana, kandi abakiranutsi bakaba bakizwa vuba. Reka tuhasome Petero wa mbere 4 umurongo wa 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Kuku, nicyo gihe urubanza rugiye gutangirira mu nzu y'Imana. Or, si c'est par nous qu'il commence, niba urubanza rutangiriye kuri twe, Petero aravuga twebwe abizera, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amaherezo y'abatizera ubutumwa bw'Imana azaba yahe? Murongo wa 18 au verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, niba umukiranutsi akirira ku manga, se sauve avec peine, habura gato ngo nawe atakare, que deviendront l'impie et le pécheur? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Niba abakiranutsi bakirira ku manga kubera urugamba rukaze Satani atugabaho, ashaka kutubuza ingororano, ashaka kutubuza uyu mugabane ngo tutawugeraho, kuko we yawutakaje mu gihe yanze kumvira Imana, akagoma agashushubikanwa, akava mu maso y'Uwiteka, akaza guteza akaduruvayo mu by'Imana yaremye. Ariko Imana ikagena igisubizo mu mwana wayo, ikagena igisubizo yambara umubiri, ikagena igisubizo muri Yesu Kristo, kugira ngo akandagire umutwe w'inzoka, agarure Eva wa kabiri muri gakondo abakurambere bataye. Imanitse ukuboko, umwami wacu Yesu Kristo yaje kutugarura muri gakondo. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ a pour mission de nous ramener dans notre héritage, qui est le premier Adam et la première Ève, ayant été désobéissants, n'ont pas pu hériter. Et par là, nous tous, nous ne pouvions pas avoir cette part. Kubera abakurambere bacu bari kwijambo byabatumye bata gakondo, ariko muri Yesu Kristo umugambi we wo gucungura n'ukugarura intore z'Imana, n'ukugarura abatoranijwe, n'ukugarura abana b'imfura muri gakondo Satani yabatesheje. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Niyo mpamvu twabibonye mu Baroma 8 ngo turabaragwa. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Turabaragwa b'Imana, abaraganwa na Kristo. Iyo Kristo ataboneka, Isaka wacu ataboneka, umutungo wa data ntiwari kugaruka, ariko umutungo w'Imana, amasezerano y'Imana, imigambi y'Imana, byose byagaruwe na Kristo, kandi bigarurwa kugira ngo umugeni abiragwe. La part, l'héritage de Dieu, qui était perdu en Éden, qui était perdu par la désobéissance du premier Adam et de la première Ève, a été rétabli en Christ. Christ a ramené toutes les promesses de Dieu à la vie. Et tout cela, c'est pour que son épouse, qui est constituée des fils premiers-nés,
puisse entrer dans son héritage total. Ibyo byose byabaye kugira ngo umugeni wa Yesu Kristo ugizwe n'abana b'imfura ushobore kugaruka muri gakondo ya data, ushobore kuragwa umutungo wose w'Imana, ushobore kuragwa ijambo ryose. Bibutsa ko uyu mutungo n'ijambo mu kanya navugaga amateka k'umwami wacu Yesu Kristo yasuye bashiki bacu Mariya na Marita, akabaho itangazo ryiza cyane umwami yerekana umugabane mwiza. Turabisoma muri Luka cya 10. Luka cya 10 murongo wa 38 kugeza kuri 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ça, c'est le verset 38 de Luc, chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Yesu akiri mu nzira hamwe n'abigishwa be, il entra dans un village, yinjira mu mudugudu. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Umugore witwa Marita amwakira mu nzu ye. Au verset 39, elle avait une sœur nommée Marie. Yari afite umuvandimwe we witwa Maria, qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Yari afite umuvandimwe we witwa Maria, we yicaye ku birenge by'umwami yumva ijambo rye. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marita yari ahugiye mu mirimo inyuranye y'urugo. Survint et dit Seigneur. Ahita aza yihuta aravuga ati mwami, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Ati ntacyo bikubwiye kubona muvandimwe wanjye yanereranye mu mirimo yo kukwakira? Dis-lui donc de m'aider. Mubwira afashe. Verset 41. Le Seigneur lui répondit. Umwami asubiza Marita. Marthe, Marthe. Yewe Marita, Marita. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Wahagaritse umutima kandi wibujije amahoro mu bintu byinshi. Au verset 42. Une seule chose est nécessaire. Ikintu kimwe nicyo cy'ingenzi. Une seule chose est nécessaire. Ikintu kimwe nicyo cy'ingenzi. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Maria yatoranije umugabane mwiza utazamwakwa na rimwe. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est au verset 42. Ariko se kugira ngo tumenye umugabane Maria yahisemo no kugaruka hano aho twasomye ku murongo wa 39 pour connaître son bon choix de Marie que Marie a fait, pour connaître cette seule chose qui est nécessaire, pour connaître cette bonne part qui demeure, qui ne sera jamais ôtée aux enfants de Dieu. Il faut que nous revenions au verset 39 de Luc chapitre 10. Elle avait une sœur, il y avait tout mouvement nommée Marie, witwa Maria, et qui
étant assise au pied du Seigneur, ouais, wari wicaye ku birenge by'umwami, écoutez sa parole, yumvaga ijambo rye. Haleluya! Biravuga ngo hano abantu Marita aragereranya abantu bamwe, Mariya akagereranya abandi bantu. Hari abantu bamwe mu gihe bizeye, mu gihe bakiriye umwami, bakavuga ko umwami yabasuye, bahitamo ko umwami ababona mu mirimo myinshi kugira ngo abashime. Imirimo ni myiza, ibikorwa ni byiza, sibyanze, ariko kandi wakora wagira, menya umugabane wihariye. Nicyo jambo turimo, uyu mugabane ugenewe abana b'imfura. Ce n'est pas réservé aux enfants de Dieu, c'est une part réservée particulière. Umugabane wihariye, umugabane udasanzwe. Abantu bose bakorera ibikorwa by'intoki by'amaboko byo gukorera Imana. Abantu bose babikora kandi bisa neza. Kandi Marita yaje imbere y'umwami azi yuko ari we umwami ari bushime. Ati ntabwo biguhangayikishije, hano hari ibintu bigayitse. Umuntu araza akicara, umushyitsi yahageze. Namenye yuko uyu twacu Mariya yamaze gukururwa n'ijambo. Notre sœur Marie était déjà attirée par la parole prononcée. C'était l'impact de la parole. C'est l'attraction de la parole. Ntabwo ari igicucu, ntabwo ari ikigoryi. Mariya yari yakuruwe n'ijambo. Mariya umubande wari wahamagaye umubande. Ibyo bituma yibagirwa iby'amasahani no guhata no gukaranga no gusoma ubugari no gutekera umushyitsi. Ijambo riramukamata, riramufata, rimugumiza ku birenge by'umwami. Icyampa mu gitondo cy'uyu munsi, mu rugendo rwawe, mu kwizera kwawe, umugabane w'ijambo ukakurutira byose. Umwami Imana abiguhe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imirimo ni myinshi, imihate ni myinshi, ibikorwa ni byinshi, byinshi cyane bishobora gushimwa n'abantu. Il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup d'activités et qui peuvent être estimées par les hommes, apparemment estimables, mais la bonne part, c'est l'attraction de la parole. Être au pied du Seigneur pour écouter sa parole, c'est cela la bonne part. Kuba ku birenge by'umwami, ugatuza kureba urusaku rw'abantu, ugakururwa n'ijambo, ukakira ijambo rye n'umutima ukunze. Uwo ni wo mugabane mwiza, uwo ni wo mugabane uticuzwa, uwo ni wo mugabane utazashira. C'est cela qu'a déclaré le Seigneur ouvertement, différenciant par là la position des uns et des autres. Uko ni kumwami yatangaje yerekana umugabane mwiza, umugabane wemewe, agahita yerekana itandukaniro ya bamwe n'abandi mu basenga. Hari abatondekanya imirimo bakibaza ko ariyo yaba kwemerwa, kenshi bigakurikiranwa no kwiregura. Kubera ko mu gihe Marita yari kwikomereza iyo mirimo, niba we iby'ijambo atari yabyumvise ntacyo bitwaye, ariko kenshi iyo mirimo y'inyuma igendana no kwiregura no kugira ngo abantu bagire uko bakubona. Umwana w'Imana mu itorero ry'Imana nzima ntakwiye guhangayikishwa no kuvuga ngo abantu basenga bambone, bene data bambone gutya, babone ko nasanzwe ari ibyo ukora. Oya, si icyo wahamagariwe. Wahamagariwe kumanuka ukajya ku birenge by'umwami, ukezwa n'ijambo, ukayoborwa n'ijambo, ugatsindirizwa n'ijambo, ukambikwa n'ijambo, ugatungwa n'ijambo, ugahazwa n'ijambo. Voilà, c'est ça la position. Dans la lutte de Dieu, ce n'est pas la justification des œuvres apparentes,
ce n'est pas le souci de marcher devant les hommes, quand bien même ils seraient dans l'assemblée ou dans l'église. Ce n'est pas la bataille de se montrer aux hommes qu'on fait beaucoup des œuvres avec zèle. Ce n'est pas cela. Bien que les œuvres soient bonnes, bien que les œuvres soient nécessaires, mais nous devons savoir la chose, distinguer l'importance de chaque chose. D'abord, les fils premiers doivent prendre la bonne part, la première part. Abana bifura bagomba kwanza gushyira imbere umugabane wabo, ibindi bigakurikira. niyo mpamvu mu gihe ijambo mwami wacu Yesu Kristo yabasuraga, reka tuvuge ngo mu gihe ijambo ryabageragaho, kuko we n'ijambo, mu gihe ijambo ryabageragaho, Mariya yahisemo kuryakira kugira ngo akanya rimara mu nzu yabo agwize muri we, akanya rimara mu nzu yabo afata ibikenewe byatumye ribasura. Undi nawe aravuga ati ariko umushyitsi agomba kugaburirwa, agomba kugira gute? Urumva nawe ntiwamucira urubanza, ahubwo ikibazo ni uko we kubera aho kwishyurirwa kwe kwari kugeze yaje ku mwami ngo ariko ibi bintu ntabwo wamubwira uyu mukobwa, muvandimwe wanjye, kuko kirazira mu muco uko twarezwe. umushyitsi araza aho wagiye kumutegurira, tugomba ngo wicaye muri salo. Ntabwo Yesu yari umushyitsi usanzwe, ryari ijambo. Mariya ahita yicara ku birenge by'umwami. Mu gihe Mariya yari yiteze yuko agiye gucyahwa, mu gihe Mariya yari yiteze ko agiye kugawa, agiye kumva, yumva ijambo rirasohotse ku munwa w'umushyitsi, ku munwa w'umwami wabasuye. Hano ku murongo wa 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Kubera icyo ngo Marthe, Marthe aragira agatega amatwi yumve neza, kuko ikigiye kuvugwa gifite agaciro. Marthe, Marthe, Marita, Marita, Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Uriya guhangayika kandi uribuza amahoro mu mirimo myinshi. Ni nko kuvuga ngo iyo mirimo y'urugo, iyo miruho ntizashira, izo shuguri ntizizarangira. Ibi bituvuna amanywa nijoro bizahora bituvuna, kandi ibyo bizashira, nuko ijambo ry'Imana ribivuga. Niyo mpamvu ku murongo wa 42 umwami wacu ahamiriza umugabane mwiza, yahise anerekana igihe uzamara, kuko ibindi byose twabona, ibindi byose twakora bizashira, ariko uyu mugabane w'abana w'imfura uzahoraho. Nous lisons au verset 42. Une seule chose est nécessaire. Icyangombwa ni kimwe, ikintu gikenewe ni kimwe. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Ndibaza mu gihe Mariya yaramaze kuregwa, mu gihe Mariya, reka tubyite kugawa, kugusaba urukiko, yasaga n'ahagawe ko ari umukobwa w'umunebwe agiye gufatwa n'ikimwaro, hahita hasohoka ku munwa w'umwami ijambo rimukomeza. Nk'umukobwa w'Imana Yesu avuga ngo rararara, noneho ntabwo ndi ikigoryi kuba nkurikirana ijambo, kuba njyaho ijambo rijyanye, kuba nkurikira ijambo nubwo abandi baseka, noneho ntabwo ndi ikigoryi. Mwami nyiraryo arampamirije. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, atazakwa na rimwe. ni ukuvuga ngo uyu mugabane ugenewe abana b'imfura niwo mugabane uzahoraho. Ibindi byose twaragwa n'ababyeyi, ibindi byose ubwacu twakora kuri isi tukabyubaka, tugakomera,
tukamenyekana. Byanditswe biravuga muri Matayo 24 ngo isi n'ijuru bizashira, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Uyu mugabane w'ijambo, uyu mugabane w'abizera, uyu mugabane w'abana b'imfura, ni umugabane uticuzwa, ni umugabane utazashira. C'était pas des croyants, c'était pas des élus, c'était pas des fils premiers-nés, c'est une part qui demeurera, c'est une part éternelle et on n'en regrettera jamais. Nous mugabane tutazicuza. Munarava mu mubiri agasiga ibye, ariko n'umugabane uzaduherekeza. Haleluya! N'umugabane uzaduherekeza, n'umugabane tuzasanga aho tujya, n'umugabane utwinjiza mu bwami bw'Imana. Nkabavuze ngo muri iki gitondo cy'uyu munsi, abana b'Imana mwese mwizere ijambo, twizere ijambo. Imana ibahe umugisha kandi nimugire ipfunwe, mumenye ko mwahisemo neza, tumenye ko twahisemo neza. Marita we, wikwivuna, wikwirushya. Mariya uyu nguyu urimo guseka, Mariya uyu nguyu urimo guhinyura, yahishuriwe, yayobowe, yacakiye umugabane mwiza, umugabane utazashira. Niyo mpamvu yabanje kuvuga ngo icyangombwa ni kimwe, cyangwa ni kimwe. Uwiteka aduhumura amaso, aduye guhitamo neza. Ni umugabane w'abana b'imfura, ni umugabane udashobora kuzavaho, ni umugabane utazashira, ni umugabane utazarangira, ni umugabane w'abana b'imfura. Uyu mugabane ni umugabane wa Isaka, utandukanye n'imigabane y'abana b'Abasha. Uyu mugabane ni umugabane w'abana b'isezerano. Isaka ntabwo yapfuye ku Isaka. Ikimutandukanya na Ismaeli ntabwo ari uturemangingo, kubera ko ADN, ubuzima buri mu maraso, bwerekana isano muntu. Iyo bajya gupima, ari n'iki gihe bagapima ADN, bagatupima uturemangingo mu maraso twerekana inkomoko y'umuntu n'isano afitanye n'abandi. Ibipimo byari kwemeza ko Ismaeli na Isaka ari abana b'Aburahamu. Kibatandukanya ntabwo ari umubiri, kibatandukanya ntabwo ari ingingo, ari uturemangingo tugize amaraso. Ni nayo mpamvu intambara ya karundura n'ubiriho nabo bumva ari abana b'Aburahamu. Kandi koko mu buryo bw'amateka, mu buryo bwa biology bw'isano muntu, ntabwo babitandukanya. No mu buryo bw'abantu bw'ubwenge, ariko itandukaniro ni uko umwe yavutse mu buryo bw'umubiri, undi akabyarwa hakurikijwe isezerano. Ismaël est né selon la chair, mais Isaac est né conformément à la parole de la promesse. Ibyo nibyo bigira Isaka umwana w'isezerano. Ismaël yavutse kubera inama z'umubiri za Sara, yagiriwe umutwaro w'Aburahamu, yegera umusha. Ariko umugore wemewe ni Sara, n'umwana wemewe ni Isaka, kuko Imana yari yavuze ngo ku mugore wawe Sara niwe uzabona urubyaro. Bivuze ngo abana b'Imana tubyarwa n'ijambo, tukezwa n'ijambo, tukaragwa n'ijambo, tukambikwa n'ijambo, akaba ari naryo ridushyira muri gakondo, rigatuma tuguma imbere ya Data. Iyo usomye mu Bagalatiya 4:22 kugeza ku 31. Bagalatiya 4:22 kugeza ku 31. Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke, undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse kubw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko abo bagore
bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata. Iryo ni ryo rigereranywa na Hagari, ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. 26. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese, kuko byanditswe ngo ishimwe ingumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta b'inkundwakazi. 28. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Ibi tutarusha kubyinjiramo neza. Ni ikibwirizwa cyimbitse ngo hari Yerusalemu ya none, hari Yerusalemu yo mu ijuru. Yerusalemu ya none ni iy'abantu. Yerusalemu yo mu ijuru ni umugeni wa Yesu Kristo. Hari amatorero agaragara n'amaso, hari abasenga bagaragara n'amaso, ariko hari umugeni wa Yesu Kristo. Il y a l'assemblée visible, constituée des gens visibles. Mais il y a le corps mystique de Jésus-Christ. Hari umubiri utagaragara wa Yesu Kristo ugizwe n'itorero ry'abana b'imfura. Abantu bashobora kujya guterana mu iteraniro bagaragara, ariko bose batari muri uwo mubiri utagaragara wa Kristo. Bose atari ingingo z'umubiri wa Kristo, bose bakindirirwa teraniro runaka, ariko abagize Yerusalemu yo mu ijuru aribo bana b'imfura, aribo bahishurirwa, aribo bahamagawe, aribo bari muri gakondo, aribo bafite umugabane. Iryo ni ibanga, ariko ni ukuri. Bivuze ngo abagaragara bose n'amaso siko bose bagize umugeni, keretse abahishurirwa. Mwami Imana niyo yavuze ku rurimi rw'umugaragu wawe Pawulo ngo urufatiro rw'Imana rurakomeye, rwanditseho amagambo ngo Uwiteka azi abana be. Uwiteka azi abana be. Abantu bamenya amatorero yabo, ariko Uwiteka azi abana be. Abana be bahuje isano. Ese isano y'abana b'Imana ni iyi? Muri Yohana 1:1. Yohana 1:1 bitwereka yuko uko abana b'Imana bavuka. Yohana 1:1 murongo wa 12 no 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ariko kuba mwakiriye bose, à ceux qui croient en son nom, à kubizera izina rye, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Elle a donné. Ce n'est pas il a donné, c'est elle. Elle, ndagira ngo turebe iyo elle iyariyo. Duhere ku murongo wa 6. Il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Hari umuntu watumwe n'Imana, izina rye ni Yohana. Au verset 7. Je suis en train de lire Évangile de Jean chapitre 1er. Verset 7. Il vint pour servir de témoin. Yohana yaje kuba umuhamya, pour rendre témoignage à la lumière. Yaje guhamiriza umucyo, afin que tous croient par lui. Kugira ngo bose bashobore kwizera kubwe. Il n'était pas la lumière. Uwo Yohana ntabwo ari we mucyo, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ariko yaje guhamiriza umucyo. Au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Uwo mucyo ni wo mucyo ukuri. Qui, en venant dans le monde, uwo mucyo uje mu isi éclaire tout homme. Ni wo mucyo ukuri, mu gihe uje mu isi umurikira umuntu wese. Au verset 10. Elle était dans le monde. Uwo mucyo wari mu isi. Et le monde
a été faite par elle. Quand nous avons mucho, nous avons mis, kuko mucho ni jambo. Et le monde ne l'a pas connu. Quand ici, il y a un meilleur. Elle est venue chez les siens, où au mucho wa jemoué. Et les siens de l'ont pas reçu. Ariko abedi ba wakiriye. Abarashaka kuvuga abana b'Abrahamu mu buryo bw'umubiri ab'Israël. Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ariko ba wakiriye bose. Attention, à ceux qui croient en son nom, bakizera mu izina ryawe. Elle a donné, nous au mucho. Elle a donné, ou au mucho, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Wabaye ubasha bwo kuba abana b'Imana. Lesquels sont nés, non du sang. Bon, batabyawe n'amaraso. Ni de la volonté de la chair, cyangwa byako n'ubushake bw'umubiri. Ni de la volonté de l'homme, cyangwa ubushake bw'umuntu, mais de Dieu. Ariko babyawe n'ubushake bw'Imana. Ismaël yabyawe n'imigambi y'umubiri. N'inama za Sara yagiriwe na kamere, akazigira umutware we Abrahamu, bagacura umugambi bakumvikana, bigatuma Ismaeli yinjira aboneka bitewe nuko Hagari yishijwe n'ubwonko na kamere, kugira ngo bagerageze ubarebe uko ijambo Imana yasezeranye ryajya mu bikorwa. Imana itanga isezerano ubwayo igategura inzira rigomba gucamo kugira ngo risohore. Iyo Imana isezeranye ntabwo tugomba gushyiramo ubwenge bwacu kugira ngo twihutishe isohora ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'Imana. Niyo yatinda tugomba kuyategereza twizeye. Niyo mpamvu haboneka bavuga ngo izamurwa ry'umugeni ryarabaye, kuko bararambirwa iyo abantu badahishurirwa amavuta arakama, bagatangira kwihimbira inyigisho, bagatangira kwishakira Ismaeli, bagatangira kwipfumurira kugira ngo barebe uko basohoza amasezerano y'Imana. Niyo mpamvu tuzategereza twihanganye imvura ya nyuma, tuzategereza twihanganye imbaraga z'ijuru, tuzategereza twihanganye nyir'umurimo, nyir'itorero warutangiye azarusohoza. Ntabwo tuzishakira inzira, dutegereze uwavuze ko agiye gutegura itorero muri Yohana 14, uwavuze ko azagera kuri tora ntabeshya, icyo avuze aragisohoza. Niyo mpamvu tutarimo bavuga ngo izamurwa ryarabaye twiyimbira inyigisho. Oya bene data bakundwa, umugeni wa Yesu Kristo agomba gutegereza Imana ubwayo igasohoza isezerano ryayo. Itandukaniro rero nuko Isaka yavutse nk'uko isezerano ryavuze, ariko Ismaeli agaragara muri ubu buryo bw'umubiri, muri ubu buryo bw'amaraso, muri ubu buryo bw'ubwenge, ariko abana b'Imana babyarwa n'ijambo. Muri Yakobo 1:18 turimo turagana ku musozo. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 18. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 18. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri. Il nous a engendrés selon sa volonté. Nk'uko yabigambiriye. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Il nous a engendrés selon sa volonté. Yatubyaye nk'uko ubushake bwe buri. Je préfère interpréter
misemo gusobanura hano igifaransa nicyo cyumvikana neza. Il nous a engendré selon sa volonté. Ismaeli ntabwo yavutse bijyanye n'ubushake bw'Imana, yavutse kubera inama za kamere za Sara wagiye mu ntege nke ajya kwagaza. Aburahamu nawe aramumanura amuvana mu kirere cy'umwuka cyo kureba isezerano, amujyana kuri tapi, amujyana hasi kuri kamere ni hasi. C'est le bas, c'est la bassesse. Kamere ni bassesse, umubiri kamere iragayitse iri hasi, ariko ijambo riri hejuru. Uwiteka atwegure atuzamure tuve hasi turebe ibyo yasezeranywe. Sara yashoboye kugonda umugabo aramumanura amugera ku butaka hasi. Munyacyubahiro, impatriarche w'Imana yahamagaye kugira ngo amahanga yose azamwitirirwe, ikamuha isezerano solennel, isezerano ryo kubahwa rivuga ngo mu rubyaro rwawe niho amahanga yose azabonera umugisha. Kamere iramumanura areba umusha. Urumva no kuva ku gasongero ukajya mu ndiba. Abantu turi abantu, Uwiteka adutabara. Iyo kamere tumanuye tuba tugiye muri bassesse, tuba tugiye ku ndiba, ariko uyu mwuka wera tweguye tukareba isezerano, tuba dusubiye muri position, mu ruhagarariro rw'ibikomangoma. Sommes des princes, turi abami n'abatambyi, tugomba kureba umurage wubashywe. Isaka umwana wo mu rugo rw'igikomangoma yagomba kuvuga ku muja, yagomba kuvuga ku mugeni wakunzwe, ku itorero rishurirwa ku mugeni wasezeranijwe. Ariko n'ubu Imana ntizemera ko abana bayo batakara, izabafasha barebe ku murage wabo. Niyo mpamvu Aburahamu, Mana y'imbabazi, yaramubabariye kugeza ashaje. Niyo Mana yamubariye Aburahamu, natwe izatubabarira. Ariko mu rugendo rwe nk'uko intore zose yagize icyo bita mu gifaransa de haut et de bas, yagize ibigwi bikomeye akagira n'intege nke, ariko ibyo ntibibuza Imana gusohoza amasezerano yayo. Uwiteka ari abumva ijambo bose kweguka tukareba umugabane w'imfura, tukareba umugabane wubashywe, umugabane utangwa n'ijambo. Niyo mpamvu abantu nyine baramucuze bamurambika aho ngaho aravuka, ariko ibyo Imana ntabwo yari byitayeho. Le Seigneur observe sa parole. Niyo mpamvu igihe kigeze ku Isaka yinjira mu mugabane we, habaye umunsi mukuru wo kumurika umwana w'imfura na gakondo ye. Ismaeli na nyina batangira gukwena ko barabama yari umwana w'ishyari, bashikirwa bababaye. Sara bakubise amaso kuko yari mu byishimo, yibagiwe ko kugira ngo Ismaeli aze muri uwo mukino, aze kuri urwo rubuga, yabigize mu ruhare. Amukubise amaso na nyina abona bari mu kirere kimwe mu munsi mukuru wo guha gakondo Isaka. Ibyo muri Tangiriro 21 arababara avuga ati ibintu byose nibihagarare, banza ukemure iki kibazo. Yirukana inshoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'inshoreke ntashobora kuraganwa n'umwana w'isezerano wanjye Isaka. Aburahamu aravuga ati umugore yambwiye kubyarana n'iriya nshoreke ye, none imbere ya rubanda aravuze ngo nirukane amaraso yanjye Ismaeli. Imana ikiranuka, Imana ica urubanza rutari rwa kibera, twarayibonye mu Itangiriro 20 itibwira Aburahamu bwayiramanuka ngo Aburahamu ngova mu marangamutima umvira umugore wawe Sara, yirukana Hagari n'umwana we, kuko uriya mwana ashobora kuraganwa n'umwana w'isezerano. Chasse Hagari et son fils Ismaël, car le fils de la concubine ne peut pas hériter avec le fils de la femme promise.
kujujura by'amarangamutima bihita bigwa mu mazi. Iby'Imana yavuze byahise bisohora. Aburahamu abikora, Aburahamu ariko arabikora kugira ngo Sara na Isaka basigare muri gakondo. Yeshua na 12 aravuga ngo uriya mugore wambaye inyenyeri 12 ufite ukwezi ku birenge abyara umwana w'umuhungu kugira ngo azaragize impunamahanga. Umugeni ari mu itorero rya Kristo. Umugeni ni umwana w'umuhungu, niyo mpamvu adashukwa le fils mâle kubera imbuto y'ijambo afite muri we. Umugeni ni umwana w'isezerano, niwo uzaragwa. Reka dusubikire hano dusaba Imana iki. Umuntu ni umuntu ariko Imana ni Imana. Mana dushoboze, Mana ishoboza abizera mu rugendo rwacu kugira ngo igihe cyose twe kurebaho kamere itujyana, turebe ku masezerano y'Imana, kuko kamere izatubuza kuragwa umugabane mwiza. Ce que nous demandons au Seigneur, nous qui avons écouté cette parole, c'est que nous ne puissions pas être attirés par la chair, par la bassesse de la chair, pour être jetés dans la bassesse. Mais nous devons observer la promesse pour que nous puissions hériter de la part des fils premiers-nés. Umwami adushoboze. Bana b'Imana, mugina wa Yesu Kristo, bana b'Imana, bana b'imfura, turabami n'abatambyi, turi ibikomangoma nka Isaka mwene Aburahamu. Nk'uko ijambo ryatugeneye, tugomba kwita ku mugabane wacu, kandi uyu mugabane ntaho uhuriye n'ibyo abantu barebesha amaso. Ntidukwiye kumera nka Marita, ahubwo tumere nka Mariya, dore ku birenge by'umwami tuhakura umugabane mwiza utazashira. Uwiteka abidusohoreze kandi abidufashemo kugira ngo duhagarare nk'uko ijambo ridusaba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, shimwe n'icyubahiro bikugarukire. Igitondo cy'uyu munsi ndagushimira ijambo ryawe utugaburiye. Mwami, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni ubugingo. Twe turi abantu ariko wowe uri Imana. Icyo tugushimira ni uko nk'uko Mariya yarari waduhaye gukururwa n'ijambo, waduhaye gukururirwa ku birenge byawe, waduhaye gukunda ijambo no kuritega amatwi tukarurutisha imicuragano y'ubuzima bwa none. Udukomereze muri urwo ruhagarariro. Imbaraga z'umubiri Mwami ziba zikurura abizera kugira ngo barebe kuri kamere, ariko we Mwami ubuntu bwawe ubu dusesekazeho kugira ngo twegure tujye twubura amaso, turangamize isezerano, tutagutiza imbaraga zacu, ahubwo twizera imbaraga zawe. Mwami, n'ubu amasezerano arahari kugeza kwizamurwa. Uduhe kutarambirwa, duhe guhanga amaso, duhe kwizera wavuze ko ari we uzasohoza. Umugisha ijambo ryawe utugaburiye mu gitondo cy'uyu munsi, uriye kwera imbuto nyinshi mu mitima y'abaryakiranye ibyishimo. Mwami, no ku cyumweru gitaha uko uzabishaka uzatugenere umugabane wawe. Umugisha twese abakiriye ijambo ryawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Uwiteka aduhane umugisha nawe utaha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen.
ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe Imana ya Aburahamu Isaka Yakobo niyo yigaragaje mu itanura yerekanye izura Lazaro tunezerwe kuko niyo natwe twizeye ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe yabanye na Eliya na Elisa muri Dawidi gatsinda Goliyati ikura Danieli mu rwobo rw'intare mushikame kuko niyo natwe twizeye ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe bene data mwemere dukenyere ijambo twibuke indahiro twarahiriye umwami dukunde bene data dukunde ijambo tube maso dutegereze izamurwa ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi